numvishe ndumva ibyo bintu byarigeze kunca amatwi ko hari umupolisi bigeze gufunga kubera Christopher uri kumva ibyo bintu rero ngiye mwabana mwereka mbatere story civilian baguhaye iminota 30 ngo hagarare hariya imvura ikunyagire ubwo umuhagazemo iri zuba rimene mbwagahanga uryirirweho ibyo bintu nago wabishobora niyo Muyandi mpamvu rero kuba magambo yaguhagarika mugatera story nyuma yuko yambaye umwenda w'akazi n'umuntu afite cyane Brian amarangamutima niba tubyivuye yenda dushimire Christopher n'urugero rwiza rwankore neza bandebereho ariko ibintu yakoze mu by'ukuri ngiye ku giti cyanjye rwose azahabwa igihembo cyangwa se azanahabwe n'akazi akazi ariko ubwo nyine bw'iki abantu nukumubona bakamwishisha nta uzi ko kwishisha nanjye ubu abantu muza kwangisha ntamwegera nta mu Christopher interview ashobora kundega ngo nta perimi ngira n'urugero ntabwo ngiye muri buze kwangisha Christopher abantu hano Christopher ibyo yakoze aha ngaha mugiye gushyigikira ngo abantu bajye oya kandi turi ariko kumushima ko ari gaca urugero rwiza rwankore reka neza mubwire bandebereho ikintu kibi yakoze man uwo mupango wo kujya gupanga gufa nk'umuntu amafaranga ukanayafotora nimba yari afite confidence yahagarara ibaze mwana ibaze icyo kintu noneho njyewe buriya byibuze yaba ari na bya bindi nari ndimo ndavuga mvuga ni wenda yaragiye agera imbere arayamwoherereza wenda iyo ari n'ibyo ngibyo ngo yagiye imbere arayamwohereza bro uzi gukora ikintu wakire ugafotora my brother uzi uwo mwanya gutekereza gufotora icyo kintu ukakora ikintu ubizi ko umuntu ugiye kumuhemukira uri no kubibona mu maso yawe ya rabi uzi neza none nagize ngo kese ukuntu yagenze nagize ngo kese ukuntu yagenze yenda Christopher yaragiye yenda ari kuganira n'inshuti ze yenda zirimo n'abandi bapolisi bakomeye ati mfite umuntu wanzengereje yenda bari kwiterera story bisanzwe kumbe yaranafotoye amafaranga ibintu yabipanze ati dore n'ibimenyetso izo ni inkuru njyewe iyo nsiyo nkuru narinzi inkuru narinzi nuko gusa uwo mwana w'umuhungu yambwiye ati njyewe naramuhagaritse ati arahagarara ati muha nimero hanyuma rero anyoherereza amafaranga ariko urumva abantu bazi iyo nkuru neza bo baraje baravuga ati ngo noneho hari uwanyandikiye ngo bari muri uriya muhanda ujya ngo Ngoma mwiriwe neza ni wa mutipe uzi ko ndabisubiyemo ni wa mutipe mwavuganye wari umupolisi wagiranye ikibazo na Christopher none nze kukureba mbikubwire wenda wamfasha turashize izi nizo message ndi kubona boherereje Gateka Miss nizere ko irushanwa rigiye kuza rya Miss Rwanda uze ryitabiriye yari gomba uzi ukuntu duhora ku matelefone dutwaye so ni ukuvuga ngo rero iki kintu njyewe iyi nkuru ya Christopher irababaje ariko buretse gatoya tuvugisha ukuri nimba yaramwatse amafaranga yaragize neza yatangiye amakuru ku gihe kubera ko yari yamamagaje no nimero yawe none ubwo tuzamubona gute ngo yagiye hehe ngewe namushakishije nyine kuko no muri quartier yego ngeze naho yarari ayabaga barambwira ngo yagiye mu ntara nimero zo mu ntara bahamagaye barambwira ngo ntago baramubona ubwo rero sinakubwira ngo bimeze bite ese yabaga muri quartier y'iwanyu ariko urabizi ko bari baramufunze uriya mutipe ntabwo njye mbizi baramufunze umwana yamuhagaritse ndebere muri mudumbi warangiza ukamwohereza amafaranga kugira ngo umushyire mu kibazo atayakwatse niba yarakwatse ruswa ibyo wakoze Christopher wakoze ibikwiye byaba ari byo ariko Christopher nimba atarayamwatse nk'uko bivuga uyu mwana akaba ari gutakamba uyu muntu akaba ari gutakamba ariko reka mbabwize ukuri umuntu wagiye ku ikosi wakwihanganye buriya umuntu wagiye ku ikosi akamara imyaka agapasinga akaba ari kwisanga mu muhanda ari kariya Christopher aya masaha utunzwe n'umunwa utunzwe n'umuziki umuntu aramutse aje akagucurikira akakugira ikiragi ntago muri mujyi wa Kigali wabamo wahita uhinduka umuhirimbiri gufata umwana w'umupolisi niba bintu ntabwo niba waragiye kumurega yayakwatse wakoze ibintu by'ukuri kuko ruswa ntabwo yemewe mu gihugu cyacu niba uyu mwana w'umupolisi uko abivuga ko wamwohereje amafaranga atayagusabye kuko yarakwatse nimero agendeye kuri umusitari 20 ukamwohereza 20 warangiza ukabigora ikintu kimwe aya masaha akaba ari mayibobo Kristo na Martina ntimuzabana utamuhagije kuko yiba leta iyo afashe iyo ruswa abayibye leta abayibye amatike ya leta abayibye
trésor public. So niba yarabikoze uwo mupolisi Christopher nta wundi mugambi mubi yari amufitiye amuhoza ku nkeke, ndumva afite rezo. Turindire ubucamanza buzamugira umwera nangwa yampaye bumukatire. inde uwo wasigaye inyuma mu bihe. Umupolisi yarakatiwe arafunga umwaka arangije batumura kabutindi bayivana mu kazi, ubu ngubu ni mayibobo. Uwo nguwo niba yaratashye ubwo icyaha cyaramuhamye kuko cyaramuhamye. So ariko urukumva nyuma yaho kugenda aseparatinga cyangwa agenda azunguruka avuga ko Christopher yamwirukanishije mu kazi kandi amubeshyera yamwohereje amafaranga atayamusabye. Urukumva nyuma yo gufungurwa arimo kwangiriza izina rya Christopher cyangwa arimo gushyira izina rya Christopher mu kaga. That's why we are here. Arasubira mu buroka ahubwo. Reka turebe niba ntuza aboneka, reka nze nongere rimwe. Hanyuma murebe iyo tweet ya Museko nashyize hejuru muyigire. Murebe iyo tweet ya Museko iri aho hejuru mugire ikintu muyikorere tweet mushyiraho ama like, ntawamenya. Isimbi ifata ijambo nyampi. Isimbi ijambo ni ryawe. Mwiriwe Godfather. Mwiriwe n'abandi bose bakurikiye. Nanjye ndashaka kuvuga gato kuri ibyo bintu bya Christopher. Umuntu ajya kugira, nanjye hari abapolisi bajya bamagarika bakaba ko imodoka yanjye barayizi, kambwira ati imodoka yawe twarayibonye mu binyamakuru ibiki n'ibiki, bakaguhagarika. Ikintu baba bashaka iyo bahagaritse umuhanzi ahanini baba bashaka friendship. So ikintu nagira n'abandi bantu inama, nimba umupolisi aguhagaritse nta kibazo ufite, namwe ntabwo mujya kuba aba friends kugira aho bigeraho guhoza ku nkeke, nuko nawe ubuzi ko hari amafuti runaka ufite uri gusasira. So ikintu nagira abantu inama nuko bareka gucross. Nimba umuntu aguhagaritse fine, nanjye bajya bampagarika pe, bashaka no kunyisuhuriza akansuhuza, ariko hari ukuntu uganira n'umuntu ukamubwira ukamakinga ashobora ko mudacrosinga boundary, kuko bariya nabo ni abantu after all. Turi mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka gutekereza wenda ukamejaringwa ni abajene, ukareba umushahara we nangahe, kuba yagusaba fanta ni umuntu nawe birashoboka. Ntabwo ndi kuguhagarikira ruswa, ariko nawe wijya kugera kuri level umuntu agushyira muri situation utazabasha kwikuramo ku buryo usigaranye amahirwe ya nyuma yo kujya kumurega. Uko ntabwo muhura rimwe ngo ahite ngo mujya kuregana, oya, muba mwarabanje kuba aba friend, aguhamagara ukabitorera kugera aho utakibasha kubitorera. So namwe nimukishiye muri iyo situation kugira ngo ubutaha utazashiduka ari ayo mahitamo yonyine yanyu musigaranye yo kumujyana kuri polisi. Ni icyo numva njye nabivugaho. Muri kunyumva? Shunge ndimo ndakumva. Turi kukumva cyane. Je numva ari cyo nabivuga. Ahanini bano bantu bahagarika aba influencer, abashaka ko mabigiraho bagacrosinga boundary, ariko mudacrosinze boundary ntabwo mwajya kugira ahantu mwisanga muri iyo situation. Kuko ndakeka ko na Christophe ubwe atatishimiye kujyana umuntu kuri polisi kuko ugiye kwangiza future, ariko wamugize comfortable mukarinda mucrosinga boundary, birangira nta yandi mahitamo ufitemo, kuko hari abamenyerana pe. Njye hari uwo ndabwira rero mwana, nimba imodoka yanjye nta kibazo ufite sinzongeye kuko ntumpagarika muri iyi mihanda, ntabwo buri munsi uko nguciyeho nagusuhuza. Rero ibi urumva aho ngaho kiri aho ni ukuvuga ngo twumvikane ikintu kimwe. Ubundi ibi ngibi ntabwo ahandi ntabwo bibaho mu bindi bihugu. N'ishyano umupolisi mu muhanda yaka nimero, nta hantu bihuriye. Umuntu wambaye umwenda w'akazi ngo dushyireho umucyo, uriya mupolisi yarakubeshye akubwira ko Christopher amafaranga yamwohereje kuri telefone. Oya, umuntu mpaye amakuru ambwiye ko bitewe n'uburyo uyu mupolisi yarazengereje Christopher, yafashe amafaranga Christopher agafotora inoti. Urimo kunyumva? Nese yamuzengerezaga Christopher nta kosa na rimwe arimo. Kuba iyo umuntu ari mu ikosa arahanwa, ntabwo. None se umuntu ari mu ikosa bigenda gute? Bamwaka ruswa cyangwa yamuzengerezaga mu biki? Yaramuhagarika akamwaka ruswa akamuhungeta. Ni ukuvuga ngo Christopher hano ikintu ugomba kumva, amakuru mwakiriye, uyu mupolisi yakubeshye. Ntabwo Christopher yigeze amwaka nimero ngo amwoherereze amafaranga kuri telefone. Oya,
nose amafaranga yo kuri telefone arafotorwa. Christopher yavanye nk'amafaranga mu mufuka amuhereza liquide cash ariko arayafotora asigarana ibimenyetso arangije arahamagara. Rega ntabwo polisi ishobora gufata umuntu ngo yamwoherereje amafaranga. Wakwanga umuntu nose nashaka nimero yawe nkayibura nkohereza amafaranga. Kohereza amafaranga kuri telefone ntabwo byatuma umuntu afungwa. Nukuvuga ngo none se ku buryo wenda atari kumurega ati uyu muntu ahora ansaba ruswa ndi gukubwira ibintu bitamakinga sense. Tugaruke mu nkiko. Brian, nimero nyishatse nayibura. ntiwayibura Shatse nimero nkakoherereza amafaranga abahindutse ruswa nayakohereje kuri telefone. Ntabwo amafaranga yohereje kuri telefone bihinduka ruswa kuko nta nyine nari kimenyetso. binanye ndimo ndavuga nireka wa Kigali kubera yuko iyo udafite ikosa ryo kwambara sentire uba ufite imodoka yawe biriho ibibazo nka sa cyangwa uba ufite n'ikosa ryo kuvugira kuri telefone agenda ukamusobanurira ukamutera imwe turabona impamvu ibinyoteri bitaka ati rwose mani akakubwira ati saba ariko noneho wisubireho ibyo binyoteri byawe ejo uzaze biri kwaka mani abo polisi bashyiramo imiyaga cyane. ribu nayo iraguhamagara waba umuntu yakureze mbere na mbere barabanza bagahamagara uwo muntu kugira ngo barebe ko mwakiyunga ariko ibyo byose mukabiterera ingohi mwarangiza mukajya kubahemukira ari mwebwe mani shemoni mwitekerezeho bitabaye ibyo ngibyo namwe bajya babakanira urubakwiriye uzi ukuntu duhora ku matelefone dutwaye. So ni ukuvuga ngo rero iki kintu njyewe iyi nkuru ya Christopher irababaje. Ariko buretse gatoya tuvugisha ukuri, nimba yaramwatse amafaranga yaragize neza, yatangiye amakuru ku gihe, nimba ibihumbi 20 yarabimwatse, ariko nimba ntabyo yamwatse akibwiriza akabimwohereza nk'uko yibwirije akajya akamwaka nimero, ntabwo mpamya ko umuntu wese gato ibyo bihumbi 20 murimo muravuga ngo yamwatse yaramubwiye ati nutayama ntabwo uri burengaha. None se ko yari nanone uretse gatoya reka dusifoze ko yari yayamwatse, niba atarayamuhaye bahagararanye iyo akomeza kwigendera akamwihorera yari kumwirukankaho. Ariko nimba yaribwirije akayamwoherereza mw'abantu jihadi we uhagaze imbere y'umupolisi wa traffic arakubwiye ati ngewe kugira ngo uvanga uramereza 20 sibyo nuyamuhaye muri uwo mwanya muhagararanye urigendeye uri kumva naga gukurikira ko ntari bugukurikire uri kumva ugeze imbere urebe imitima mibi y'abanyarwanda ugeze imbere urayafasha urayamuhereza wowe uyamuhera iki kandi wanze niba mwe murimo muritiranya ibintu mane ngo niba yarayamusabye ariko uyamuha bagihagararanye guys niba yarayamusabye yari kuyamuhereza bagihagararanye igihe cyose rero yaramaze ikigaragara urumva ni nawe wamwatse nimero ye uretse igihe rero yaramaze kuharenga akagenda bro yarafite akohereza amafaranga yamara kuyohereza yarafite uburenganzira bwo kutamwoherereza amafaranga niba yayamusabye agakomeza kwigendera akavuga ati nge nta ruswa natanga nk'umunyarwanda. Ariko nimba waramurenze ukagenda ukiyumvira ugafata telefone ukamwohereza amafaranga warangiza ukajya kumuripotinga kuri polisi, sha ijisho ry'Imana nawe rirakureba. So ibingibi rero reka tugende gakeya. Ibingibi niba ntabwo tuzi investigation yakozwe ku rundi ruhande, ntabwo tuyizi na Christopher nawe ntabwo yaje kwisobanura, niba ntabwo tuzi investigation yakozwe kugira ngo inzego zifate umukozi wazo zirangize zimufunge zinamwirukana. Ariyo mpamvu ahangaha tuza kugenda gake uyu polisi kugeza igihe azaboneka. Ariko niba yarafunguye amasaka barimo kurira yo kwarika avuga ati mwabantu mwe nararenganijwe, uyu muntu ntabwo aragira ati nge nashatse na nimero ya Christopher kugira ngo muhamagare byibuse mubwire yuko ibyo yankoreye atari byiza amakazi ko mu rugo, ariko ndebe ko nanjye nabaho. Uri kumva ati naramubuze, uri kumva nyine bizakemuka ari uko mwana w'umuhungu aje wenda na Christopher igihe nikigera nawe azaza bisobanureho. Ariko ngewe impamvu iyi nkuru twagomba kuyivugaho nuko ngewe atari ubwa mbere yari nciye mu matwi, nigeze kuyumva mbere yuko mura n'uyu muhungu nigeze kumva ibyo bintu yuko hari umwana yanguye mu matwi. So tukiri aho ngaho rero mbere yuko duhereza abantu ijambo, hano abantu benshi bafite Shadibu ndabona hari, ndabona Abe Isimbi sinzi namuri kumuforowinga. Uyu nguyu niwe mukobwa uri kuri niwe umva modo
uri umumodo n'inkura nzaba wivugishwa ntavugishwa ndagusaba. ni gute waba uri kumwe na Isimbi muri studio ugiye wivugishwa kuvugisha. rekana na Anyway, so isimbi tukiri aho wacu. ngaho reka mbibutse ko nta kindi kintu mwa bantu mwe muri aha ngaha mbabwiza ukuri nimurebaho hejuru. Brian dore wose wowe ushyira ibyapa ku mubiri. Jihad imodoka yawe ntabwo itatse amabara. Reka nkubwire ko nta handi hantu wabona ibintu bishimisha impano watanga, yaba awadi yaba impano zose. Dore ufite imipira Irahari, y'abashu. Jihad imipira y'abashu sinzi hano yagiye. Reka nkubwire ko irahari ahubwo imipira baze y'abashu bavuga. nta handi hantu ushobora kuyikoreshereza uretse muri Pamako. Pamako ni company ikora ibintu by'ibitangaza. Iyi Pamako narumiwe, bafite ibintu biteye ubwoba. Aba bantu baremprima, niyo imprimeri ya mbere mu gihugu. Niyo imprimeri ya mbere mu gihugu ikora amasaha 24 kuri 24. Reka mbibutse ko Pamako iri mu karere ka Nyarugenge. Mwegere mugende niba ufite ibikorwa uri muri diaspora, uri mu gihugu, ahandi hantu ushobora gukorana, ntabandi hantu bakorana bo mu gihugu bashaka ko imprima. Bemprima ibintu ku bintu byose bishoboka, kuva ku bikuta, kuva ku byapa byo mu mihanda binini, kumanuka ukagera kuri flash iyi yo mu ntoki. Bemprima ku birahuri, ku myambaro, ku maplastike, ku byuma, kubanza no ku butaka nabo bahemprima. Pamako iri mu mujyi wa Nyarugenge, aba nakasamutwe nge narumiwe. Bafite uburambe na experience by'imyaka 20 muri aka kazi. Bafite amamashini agezweho akorana n'ikoranabuhanga, aho wowe icyo ukora ubahereza ibintu bya online bagahita babyimprima immediately. Bafite aba designer badesigninga ibintu. For example, wowe ubaha idea bagahita bagukorera design, bagukorera amalogo. Bafite ibintu byinshi cyane. So ikorera mu karere ka Nyarugenge. Ni mugende mujye kuri website ni Pamako. Niba ufite projet ushaka gukora agashinga gato, baragufasha kwamamaza iyo mishinga n'ibindi bisa nabyo. Reka mabwire ngo dukomeze ku kiganiro. Anatanda yuko ngenda buretse gukomeza ikiganiro nanjye mbanze mvuge kuri Jiva Collection. Tuze natwe twamamaza. Uretse gato njyewe ntabwo ndi kuvuga ibintu byinshi. Urahita ukurikira. Soza ntabwo bantureke asoze. Reka ndangize. Wowe nzajya nakubwira kurangiza kuko nsiriye muri minsi. Reka ndangize Brian. So urumva tuvuye kuri Pamako. Pamako mugende mujye kuri website ni www.pamako.com. Mugende murebe Pamako nakasamutwe cyo nzi nuko muri buhave mumaze kubona isomo cyangwa ikiza cyo gukorana na Pamako. Bakorera mu mujyi wa Kigali. Ibintu dufite gahunda yo kuzana umuntu wabo tukazanga hakagira byinshi bitubwiraho, akazana kudusobanurira imikorere yabo nuko bakorana n'abantu bari muri diaspora. Bafite ukuntu bohereza n'ibicuruzwa muri diaspora bikozwe n'uruganda. Ni uruganda. Tuhavuye muzi ko dufite ikintu bita Marshall Real Estate. Marshall Real Estate ni abantu batanga ubutaka ku mafaranga make yashoboka. Ibi bintu bya Jihad kubakora iminsi yose akagura imodoka ataragura ikibanza. Jihad jya muri Marshall baguhereza ikibanza. Ubwiwe n'iki ko ntagifite? Kimwe se kirahagije. So reka tubabwire ko Marshall bafite ibibanza by'amafaranga make kuva kuri 3 miliyoni kuzamura kugeza ku mafaranga y'ubushobozi bwawe. Aba bantu bakorera mu gihugu hose hose hashoboka. Nakubwira ko uramutse werekeye muri Marshall Real Estate bari bugufasha bakaguhereza ikibanza. Yewe bacuruza amazu, bagira ibintu byose bishoboka. Bacuruza amazu, yewe nawe niba ufite ibibanza byo kugurisha gana Marshall Real Estate baguhereze cyangwa bakugurishirize. Baguvugurura amazu, ibibanza barabipima bakabigurisha bikaba kasamutwe. Marshall nicyo kigo cya mbere gitanga ubutaka ku mafaranga makeya ashoboka. Reka dukomeze twakire Brian natubwire ibyo ashaka ngo ni Shiva. Nanize ngo ni Shiba. Jiva. Buriya Miss Rwanda. Mureke arabaza reka mbaze nanjye namamaza. Turashize. Pamagaye Miss Rwanda. Narindi muri toilette. Sorry. Wari guhurutura. Oya. Umva nkubwire rero muri Jiva Collection. Ndabinginze njyewe ntago ari ibintu byo kuvuga ngo nje kwamamaza. Ahubwo nje kubabwiza ukuri. Buri gihe abantu barambaza ngo Brian ninde muntu kwambika ko uhora wambaye imyenda. Ngiye urumva nago nkunda kwambara imyenda isa nyine yamangaze ngo mbone ngo yarambaye ngo nuri yarambaye. Nge mbashaka nyine niba ari namangaze aba ari umwenda nyine wa karite ya mbere. Uwo mwenda mwambare kandi mwambare ngiye nyine. Jiva Collection rero GC acuruza imyenda yiwe iri Gikondo urenze Mereze ya mbere ndibaza. Urenze kuri Mereze ya mbere niho Jiva Collection ikorera. Hanyuma ukagenda bro, harimo complete nziza za OG zitari zabasa bose. Harimo ama t-shirt cyane abakobwa karaga kanzu mwabonye nari nambaye, kari agakanzu kari muri Jiva Collection kandi abizi ko mu mujyi zira kanzu nta na hamwe wayisanga. Nta na hamwe wakora iki wayisanga muri Jiva Collection.
yego amasakoshi y'amadanje ahubwo ikibazo sinzi ko muzabona amafaranga ko ni mu madolari gusa ariko ndabamenyesha yuko ariho hari ibintu biri karite cya kintu uri bwambare ugasanga nawe wenyine ubyambaye uri bwambare ikabutura ugasanga nawe wenyine uyambaye ishati abagabo amashati y'abagabo uri kumva ya shati uri bwambare ugasanga nta wundi muntu mwahuriye mu kirori uyambaye gana rero Jiva collection hanyuma rero baguhereze imyenda reka mbabwire na nimero yaho kugira ngo umushaka azamuhamagare amubwire amuhereze imyenda bakorana na delivery linete za danje 0788 538 reka nzisubiremo 0788 hanyuma rero ugahamagara muri Jiva collection bakagukubita icyangwe cya OG urukweto rwiza complete ya danje isakoshi nziza linete nziza ugaseruka mu bandi bana umeze neza bite wowe mbabarira muri Jiva collection ako ntandi kantu niho bibera allo urakoze cyane Jihad twanyarutse hanyuma ze babwire ko ntandi mwagiye reka rero jyewe nibwirire abanyabikoni abantu bakunda kurya ibiryo byiza kandi biryoshye barakoresha ibirungo byo muri Crystal bafite tomato powder bakagira kari ndetse bakagira na pilau masara ya danje nujya kugura ibirungo kuri butike ikwegereye cyangwa ku iduka reba neza ko byanditseho Crystal. Ikindi rero turabageraho mu ntara zitandukanye vuba ahangaha ndetse no mu mujyi wa Kigali. Hanyuma abadiaspora mushaka amamodoka meza kandi atabatera ikibazo na kimwe yanagira ikibazo bakakuzanira iyindi uretse muri Lomemo Tours niho honyine usanga iki imodoka ngayo ngo urakoze cyane nibutse abantu hano mukande kuri murabona isimbi modo hano mugende mukanda kuri profile ye ubwo of course urabyumva kuri uri buhita umufollowinga nurangiza ugende hariho YouTube channel yitwa Isimbi Model Vibes. Uyu nguyu mwese murabizi mukunda ubuzima bwiza, inzozi z'ubuzima bwanyu ni muze muzirebera ahangaha murebe realite yabyo, muve muri ibyo mwifuza muze murebe umuntu wa mu nzozi zanyu. Uyu nguyu aba mu nzozi z'ubuzima bwanyu, inzozi zimwifuza kubamo we n'ibyabamo, muze mujye hariya murebe Isimbi Model Vibes, mu following account ye, mukore subscribe kuri YouTube channel. We nukuvuga ngo buri uko abyuse aryama mu gihugu kimwe akabyukira mu kindi. Uyu nguyu nakasa mutwe nukuvuga ngo narababwiye ngo twabonye umunyarwandakazi wavuze ngo reka nerekane ko uburanga n'ubwiza bw'umunyarwandakazi. Uyu nguyu ujya gufata breakfast akurira indege. Uyu nguyu ahubwo nabonye made in Rwanda ku giti cye. Isimbi Modo abaho nuvuga ngo ibintu bye byose biri class, abikora neza. Mugende mujye kuri YouTube ariko yagize gutya atanga ubutumwa nuvuga ngo amotiva abana bakugara avuga ati ushobora kwiyubaha ugakunda Imana ugasenga turikana ko wacyohewe. Urandebera akakandare wabwanga ati ndavuga ibintu biri realite warangiza ugacurika ko witwa amaguru. Uwo ninde ugacuritse? Ayo maguru uzayagendesha. Namucurika amaguru cyangwa acurika ubwonko nakinguka. Ahengame nka bya birato bya Rugabire. So Isimbi niwe mukobwa wagize izarya aravuga ati reka niyegurira Imana yiyegurira ibyayo. Uyu mukobwa yiyegurira Uwiteka. Hari indirimbo nayo ndi kumva ari kuririmba uyu munsi kuri Instagram bayita gute? Zaburi yanjye isi. Niba ufite muri umuna wawe umubwire ko nitwa Kasamutwe. Mana ya. Ukuvuga ngo ewe mvuka njyenyine. So nukuvuga ngo mugende mujye kuri YouTube channel ya Isimbi Modo murebe ibintu ashyiraho, murahava muraza kunshimira nyuma muvuga ati twabonye umuntu wabo mu buzima bw'inzozi zacu. Yakunze Imana. Ese ko Shadibu mutari kumuha ijambo? Shadibu hano se siko my future wife. Bubu so ngayo nguko mujye kwa Isimbi. Abantu banyandikiye none se bod father Pamako ikorera he? Hamagara iyi nimero yabo ni 0788 83 18 694 plus 250 78 83 18 694. Muhamagare iyi nimero muri Pamako barabahereza service nkuko ubyifuza. Waba uri mu diaspora iri kuri WhatsApp, waba uri mu gihugu bahamagare. Abantu bakora amasaha 24 kuri 28. Beka nzamura be. Twakomeje. Shadi bebe. Shadi urabizi ko nemeye ngakora indahiro ngo nzajya nkora baguhembe, nemera kuba amacakara w'amarangamutima yawe bebe.
I love you too. coach Okay, mwiriwe. Pusi ararwaye ngo nushaka uzunyiyegereze wiriwe ma. Nizeye ko mumeze neza mwese hano. Bon, tugarutse kuri Christopher. Kudahereye kubyo bakuvuzeho. Ibiki bamvuzeho. Ntiwaje ntitwumvisha rero kuvugamo hariya. Ibiki biriya bya Jazira. Ntari bikomeza. Komezana na Christopher. Yeah. So Ntumuvugira inshuti yawe. ikintu numvishe hano ni version y'umupolisi ahubwo nabasabaga kubera iki mutashobora guhamagara nuza Christopher nawe ndari ndukumva version yiwe comme ça. abo bose nta numwe twahamagaye babahanzura bwibagiwe Christopher yamaze kwisiga rabero usyo ntibujya mukoresha rabero imwe iyo yamaze kwisiga zira ntuza ku munwa wamubwira Christopher abantu uziko bari ibindi rimwe bagahita biyumva ku babyimbye. oya buriya Shadi haba Christopher n'uriya mupolisi nabo bose tuzabahamagara nuko twabivuze nk'inkuru nk'ibivugwa. Okay. Ntabwo ngewe nta kintu mfite cyo guhamagara Christopher urukumva twe tuvugisha ukuri. Merci madame. Tuvugisha ukuri ntabwo hano turi kwa accusinga Christopher ko yakoze ikosa oya ariko dukurikije amagambo ari kuvugwa n'uyu musore ko ari kurira ko kuko yahohotewe urimo kunyumva Christopher kamukorera ubugome bukabije atazi icyo amuhora atarigeza amusaba ruswa umubeze akavuga ati mu by'ukuri nasaba ruswa nkabwira umuntu ngo anyereze uko kuri telefone. Murabizi neza ko ari ubugome uretse gato ariko se kubizi Shadibu twe turi kuvugwa ibyavuzwe n'umupolisi n'uwahoze ari umupolisi urukunyumva waravuga ati mu magambo ye ati mwa bantu mwe nari kwaka Christopher ruswa nkamuhereza nk'umuntu uri normale nkamubwira ati nyohereza ruswa kuri telefone hari evidence iyo mwaka ruswa nari kumubwira akayampa mu ntoki. Christopher ngiye nk'umuntu wari unsanze mugazi naraprofise musaba nimero nshobora kuba naramuhagaritse wenda namukereje akabangamirwa ngiye nkumva ko ndi kuvugana ngakoresha amarangamutima ya gifana undi bikamurakaza akabikoresha gutyo maybe cyangwa we yefite ibindi bibazo bye ariko imbere y'Imana singeze na ariko biravugwa yuko ari Christopher wamwatse nimero hu gende gake niko bivuga. So ahangaha ni gute umuntu Christopher ibyo bintu yarabikoze gutyo Christopher yarakoze ikintu kibi ntabwo yaba yararebye ubuzima bw'uyu mupolisi ko bugiye kujya mu kaga. Ariko tugaruke ku kindi kintu noneho mbere uko tuvanga ntabwo nyiri bufate side ahangaha ntabwo polisi nk'urwego uriya mupolisi yakoreraga babyutse mu gitondo ngo bafate umupolisi wabo bamufunge nibarangiza bamwirukane mu kazi binyuranyije n'amategeko batakoze iperereza ngo basange niba iyo ruswa yatswe. Tugende gakeya bivuze ngo mufata kanga icyo mbivugaho wakwihangana nkarangiza kuri butukurikira. So ahangaha birashoboka ko uyu mupolisi yatse ruswa Christopher ruswa akayitanga akamurega. Ku ruhande rumwe Christopher yakoze ikintu cy'ubugabo cyo kwamagana ruswa mu gihugu, ku rundi ruhande Christopher yirukanishije umupolisi mu kazi. Christopher nta banga agira. Ubundi nari iyo dukoze ibyaha hano baguha warning bwa mbere bakaguhamagara bakakuganiriza. Christopher kwifata kubera 2020 agafata umupolisi aya masaka bari mayibo mu muhanda. Christopher warahemutse no mara wate nta mutima namugira. Fata ijambo wabe. urakoze none ndakwesha Verizon numva mfite network. Ruswa ni icyaha kiri very sensitive cyane kandi ibimenyetso byacyo birihisha. Buriya uri mu kazi nyine gasaba byuta rational ni igihe uba ufite ububasha bwo kuba wafata icyemezo ukavuga uyu muntu nubwo adafite ikintu iki n'iki reka mureke mu iminsi 2 yo kujya gukemura icyo kibazo. Abapolisi abafite ubwo bubasha bwo kuba yanaguhagarika imodoka ikaba wavamo breakdown kazi kayitwara. So iyo muganiye nabo akazi kabo karimo temptation nyinshi cyane ku buryo
mutambuka uruhande ni abakire, ni imodoka nziza, ntabwo babigira urwitwazo, baba bafite amahugurwa ahagije, ariko iyo umushukishije ko hari akantu wamuha rwose ni wowe ubundi, nubwo ruswa ihana impande zombi, ubundi uwayitanze n'uwo yakiriye bahanwa kimwe. So hari igihe rero n'abasitari iyo ntuza feva barayifite hirya no hino muri serivisi zitandukanye, kuba no kuri polisi yagira hari umusitari akavuga ati hari umupolisi wanyatse ruswa, bagahita bahana umupolisi we ntibamuhane. Ikindi tutakwinjiramo cyane ni uko Brian yumvise uruhande rumwe, ntabwo twumvise impande zombi, nabyo ni ukubyitondera. Ariko njye nabonye ahantu abahanzi aza nk'isomo atararitsinze, akaba yashaka kugira ngo sinagize tuba nyinshi cyane, iri somo rwose mungire ukuntu mugenza, turasibira tewe yawe mungire ukuntu mugenza, ugasanga n'ubundi azanye nyine tubaga tuza k'ubuhanzi cyangwa ukuntu ameze, ukuntu azwi, usanga kenshi babikoresha. Rero kuba umuntu yaguha izo mbabazi zishingiye kuri bwa bubasha yahawe uwo munsi, kuko bashatse gukora umukwabo z'imodoka ziri muri Kigali inyinshi 80% ntabwo zaba zemerewe kugenda. So na hano abapolisi bo muri Amerika buri wese afite imodoka ye irimo AC, nta hantu ahurira n'izuba. Uriya muntu yiriwe ku izuba, niba hari n'ukuntu muvuganye, iyo ruswa iraba icyaha ariko twayimenye. Kandi niba harimo yavuze ati akakwaka ruswa, wenda imodoka yawe imeze neza, nta muvuduko na perimi yawe nta kibazo ifite, agashingiraho akakwaka ruswa, umupolisi wakora iryo kosa ni bakeya. So habeho kujya abantu bababanira, niba yayaguhaye niba yamuhaye 20 ukajya kumurega, ntabwo ari byiza. Wenda ushobora no kuyamuha nk'umuvandimwe, hanyuma ukanamubwira uti ibi bintu bikora, niba ubikora we kubikora benshi, cyangwa se ukaba wanamuhana ukuntu, ariko je tunabatekerezaho nabo niho kantu numvaga navuga. Murakoze. Christopher nta mutima nama yagize, ariko reka niba yaratanze urakoze. umuryi wa ruswa, ntabwo tuza hano ntabwo turi gushyigikira ruswa, ntabwo turi gushyigikira ruswa, tubyumvikane neza. Ariko gufata umuntu nk'uyu mwana akaba ari mayibo mu muhanda, ntabwo umuryango we tuzi ukuntu bayeho, afunzwe umwaka urenga, yego nibyo, ariko ibyo Christopher yakoze ahangaha ntabwo Christopher ari we wamufunze. Christopher rega ashobora kuba yaranamwatse ruswa uyu musore, ntidufate Christopher ngo tumutere amabuye. Uyu musore niba yaramwatse ruswa, Christopher wenda akagira wenda yaramuvuze ngo ndakwandikira, ntabwo tuzi uburyo, nta makuru dufite. Birashoboka Christopher ruswa y'ibihumbi 20 baho, ruswa y'ibihumbi Christopher, my friend, ruswa ni ruswa, na ruswa y'amagambo ibaho, ntuzi ko abaho ruswa y'igitsina n'amafaranga bayirimo. So ibi ngibi byo nituza gusubira inyuma hano, ruswa y'amagambo ibaho, na ruswa y'amagambo ibaho nyine, none habyuzi reka da genzi ruswa ishingiye ku gitsina na ruswa y'amafaranga, nibyo nikubizi, ruswa ishingiye ku gitsina na ruswa y'amafaranga. Anyway, so tukiri aho ngaho rero, ni ukuri kw'Imana ibintu Christopher aba yarabikoze byaba arakasamutwe. Ndavuga tugendeye ku magambo y'uyu mwana, y'uyu mupolisi, ntabwo ari n'umwana, ni ikigabo kuko afite imyaka 30. So niba mu by'ukuri uko abivuga, buretse gato ngusomera ibyo abantu banyandikiye. Yego, abantu bazi iyo nkuru barambwiye ati uwo mupolisi ntabwo byari ubwa mbere ahuye na Christopher. uri kumva ngo icya kabiri, uwo mupolisi nawe ni nkaho yamuhozaga ku nkeke, ebana buraho amuboneye yayamukuragamo. Ngo Chris nawe ati reka nzamukomeshe kubera guhora amuhoza ku nkeke, ngo niko kumuha kashi maze aramurega. wow, mwabyumvishe? Yagize neza ubwo dufata, mwabyumvishe? Range ejo bundi ndi Kigali nahuye n'umupolisi, mwereka CDL, mwereka perimi yanjye y'inyamahanga, arambwira ati none se burya bwose naho wari waragiye? Ndamubwira yego. Nanjye nkamwitegereza hase umuhungu wande di, nkashakisha niba muzi, bikanyobera. Ngo mpa nimero yawe, hanyuma muha nimero, nawe arangije ahita ambipye, ndagenda nyine barandika ku imodoka nta kibazo yari ifite. Nimugoroba ati bro, ni runaka,
ntiharya n'indi ati ambwira akazina numva nako iburasirazuba ahubwo nashakishirizaga mu twatuna tw'iwacu ubwo ariko numvaga nyine nk'umuntu w'umuvandimwe ndibuze no kumushaka nta kibazo namuhamagara nkamubwira ko mugenza nta kibazo ntabyise ruswa noneho ambwira ati nitwa runaka numva nta kazina karimo nka za twesige noneho ndavuga rero ngo wiki ndahuze ubwo nuzo kumamagara mu kanya arongera none se bro ko ndi ahantu nkaba nicaye ahantu ubu nta kintu uri bumarire ndavuga harya nyibutsa urinde ati nta muntu twahuriye na Rwandex ndavuga umupolisi ngo ye none upunze bangahe ngo nibwo wamanga ifite yose nta kibazo ndayemera ni harya ubwo turi kugura iki niba rero ngo bigiye kuzana ibintu birebire byihorere ndavuga ngaho ndabizi izuba riba ryagukubise fata gutya ariko ntubikora abantu benshi kandi uri muri tereglisa ni ahantu hanyera rwose wajya kwisanga mu maboko atari yawe so muri make niba n'impamvu nanze gutera nani Christopher amabuye nuko hari ushobora gusanga ewan yarabigize projet ku munsi avuga ndatahana amafaranga ya naya ndayakaba runaka runaka yabona yabazi ko ufite ikibazo cya perimi cyangwa imodoka bikaba karusho muri make numva ari ikintu cyiza kuba leta ihana ako kanya icyaha cya ruswa nabyo ni byiza kuko hari n'umuribu ushobora kubwira ujye kugenza icyo cyaha nawe mukamugura ugasanga ruswa ntabwo ihanwe ariko nubwo ahangaha uyu musore yabuze njye nashaka kumva verisiyo y'umupolisi akabiva imuzi hanyuma tukazumva na verisiyo yindi niko bimeze buretse gatoya ariko umva njye ndimo ndakubwira inkuru abantu bazi urimo urumva ibyo buretse gatoya bavuga ngo utanze ruswa ngo nuyakiriye bahanwa kimwe ni ukuvuga ngo Kristo yamureze nk'umuntu umwatsi ruswa mu maherere urukumva ngo investigation of course zarakozwe basanga koko yayamuhaye kandi nta kosa kandi koko nibyo nanjye buretse gatoya ahangaha inkuru njye nari nababwiye yuko ntayo nzi neza nahuye n'umupolisi akavuga inkuru yiwe ariko urumva ko abantu bayizi uyu mupolisi nawe yahozaga ku nkeke Christopher yamuhozaga ku nkeke kandi koko bibaho hari igihe uhura n'umupolisi rwose akaguhagarika n'ejo cyangwa se wenda kandi wenda ukabona nta bundi buryo nyine ayo mafaranga ugomba kuyamuhereza tuvuye kuri icyo ngicyo urumva ko nawe yamuhozaga ku nkeke aho bahuriye hose akamukuramo ibiceri akamukuramo ibiceri tuvuye kuri icyo ngicyo Christopher nawe kuba yaragiye kumurega nta kosa numva Christopher afite tuvuye aho ngaho twumvikane tuvuye aho ngaho ahantu ngewe mbona ko ibi bintu uyu mupolisi afite urwego polisi ntabwo bapfa gufunga umuntu cyangwa ariko zikwirukana umuntu mu gipolisi ntabwo bikorwa n'umuntu umwe ntabwo kugira ngo bagende aho bakwirukana ntabwo bagendera kuri kese y'ibihumbi 20 ngo bakwirukane ubwo urumva niba yarihereranaga Christopher akamwakayo abandi bo yabakoreraga iki batigeze bavuga hari abo bikorera noneho batavuga bo so urukuva ko Christopher ahangaha ku rundi ruhande nituza kureba neza tukitegereza ntabwo Christopher niba yarareze ntabwo ari wamwirukanye Christopher niba ari warareze ntabwo yamufunze ntabwo ari nituza gusubira inyuma ahangaha ahubwo tuvuge ati polisi yirukanye umupolisi wayo ajya kuba umumayibobo Christopher kuba yarareze wasanga wenda yarasanze hari n'ibindi birego by'abandi byarahuriranye nuko n'ubundi kandi no gutanga amakuru rero niba polisi yarafashe umukozi wayo ikamwirukana mujye mubatwirukanira bo kaceza niba bajya batwiba bakahungita abaturage mujye mwirukana izo cyane rwose cyane rwose uyu mupolisi rero ahubwo turaza gusanga Christopher ahubwo yakoze bya bindi badushishikariza yatangiye amakuru ku gihe birahindutse uyu mupolisi yatangiye amakuru Christopher yatangiye amakuru ku gihe ariko se Christopher ushaka umufana akajya kumukuregera ubu ngubu uri kwisanga muri ibintu ufite izina rikomeye ubu ngubu abafana bagiye kujya bagutinya ugira umudomo ariko Christopher nyine Christopher yatangiye amakuru ku gihe arega umupolisi baramwirukana ubu ngubu nyine muri sitati ya Christopher umwe wirukanishije umupolisi ubu ngubu bari kubikora mu ibanga ntitubimenye ntabwo wasanga na Christopher ataranamureze ariko uyu mupolisi ukajya gusanga hari n'izindi kese ariko nzabivumbura nzabicukumbura amenye niba uyu mupolisi arafite ibindi byaha nako uyu ari umupolisi ariko tugiye kureba ntekereza ko uyu musore utakiri umupolisi
yitunarika ku izina rya Christopher aho afunguriwe, akaryitunarikaho kubera Christopher azwi afite n'ibindi byaha yazize bitari kiriya cyonyine, kuko ntabwo ntekereza ko polisi yakubona mu cyaha kuriya ubundi baragufunga bakaguha deployment, bakakuvana muri traffic police bakakujyana ukajya kurinda imirenge cyangwa ukajya kurinda akagari, ntabwo bahita bakwirukana. Iyo uri muri traffic ugakora icyaha ntabwo bahita bakwirukana, bahita bagudeployinga bakakuvana muri traffic bagahita bagushyira muri deployment. kanze nanjye nzajya mu So gipolisi njye noneho mubahuza. ntabwo urukumva niba ntabwo icyaha kese imwe ishobora gutuma ntabwo ushobora gutuma polisi ikwirukana, ntabwo ushobora gutuma polisi ihita ikwirukana, ntabwo ntekereza. ahubwo uvuga ngo uyu mupolisi reka tumubwire ikintu kimwe, gukomeza kwitendeka ku izina rya ntuza rya nani rya buri kuvuga ndaje nani rya Muneza si ngombwa, ariko nanone tuba dukeneye n'amakuru. Burya tujye tumenya ibyo mubamo muri iyi mihanda ya Kigali. None se ubundi Godfrey wugiye agiye he? rero nikundira ibintu by'amatiku, ibi ngibi nta matiku arimo. Ngaho nyumvira uyu nawe ariko mana cyo koza mana none se wararemye sibyo byicaje abantu. amatiku yarangiye, aba bakobwa bagende bakundane kandi basenge n'Imana, bareke kuzaza bapfa ubusa. Izi sireyi zizicana, oya kwicana aho bazicana, ariko uribuka uko nabibategereje ra, muzajya mugenda mu bapfuri biki mubakata ibintu, ariko namwe mugende mumare Bria babandi bari bagiye bari twumvikana ikintu kimwe, murabizi ko ntabwo ngenge nyura hara na hariya, urimo kumva. Reka nkuko twabivuze, Christopher ari muri space cyangwa agiye kujoininga space, reka Christopher abishyireho umucyo, amazimwe y'iruhande hari icyo bitwaye. Murabyumva muti? ngendagiye kagenze ko ujya ngendagiye Christopher, uri kuvuga ngo ibi bintu izina ni ikintu gikomeye, sibyo? Izina ni ikintu gikomeye. Shadi bubu ngwino hano. So nukuvuga ngo izina ni ikintu gikomeye, cyo tugenda gake. Iyi ngiyi reka tuyihindure ihinduke operation Kimangwema cyangwa Kitona. Ni Kimangwema, ni ukuvuga ngo ni munumva uwo Muneza ntabwo uwo mupolisi nawe umupolisi reka nkubaze, Christopher arafunga, cyo ni ikibazo nibaza. Christopher akora mu rukiko, polisi igira inkiko my friend, ariko se abapolisi baburana ko abapolisi n'abakuru b'abasivile baburana mu nkiko zisanzwe cyangwa bafite urukiko rwabo, baburana mu rwa gisirikare. Nose n'abasore oya abapolisi ifite urukiko rwabo. So rero icyo turi kuvuga, urumva iyo amakuru aje gutya, Christopher nkuko muri kubyumva cyangwa uko twakomeje kubisobanura, uyu mupolisi we avuga ko Christopher yamwatse nimero, ariko papa si yo kumwaka nimero ari kugira ngo amufunge cyangwa amutemo nkuko turi byavuzwe. Iyi ni inkuru, ariko tukibaza tuti ko tuzi ko umupolisi adashobora, dukurikije amakuru tubona abapolisi baburana mu nkiko zisanzwe, rero abapolisi ni ba kamarade bacu, ni nk'abasivili. Niyo mpamvu polisi rero ni bagenzi bacu, burane ni abakamarade b'abasivili. So nukuvuga ngo niko bimeze umupolisi nta nubwo yemerewe gutahana imbunda. So nta nkiko basanzwe babatwara mu nkiko zisanzwe, bura bashobora kuburanira hamwe ntuza umwibye telefone ya Debeni yaburaniye, nubwo nabonye ngo Debeni ngo ni bimwe. So nose wabonye ntuza bataramuzanye mu nkiko zisanzwe, ntuza uyu mugabo ni inde. Yego abapolisi ni bagenzi bacu muri gereza zisanzwe. So tukiri aho ngaho rero, uvuze ngo bande ngo nde bazanye, tugende gake. Yari yaramaze kuva mu gipolisi, generali wa polisi ntuza Gasana se ntiyari yarakivuyemo. Ntabwo generali nta generali bari tayadi bite ko byawe wowe, abagifite amaranka ye ntabwo generali aso agenda, nta yabagifite, abakiyafite generali ntabwo ajya bademobe. So tukiri aho ngaho rero, ibi bintu nakubwira uretse gato hano ahantu hari 2,000. Christopher ndagusaba nibiza kugukundira, Shadibu fata ijambo gato mbere yuko ngira icyo mvuga, kuko turashaka kugira ngo ibi bintu bigire umucyo. Ariko urumva ku ruhande rumwe, iyo ibintu bije gutya ahantu hari 2,500 abantu bangahe bangana gutya, bakaza bakumva ko Christopher yagambaniye umupolisi akamufungisha. Christopher ni umuntu ufite izina, ufite ibyo aha abantu n'abapolisi bamwishyiramo, niyo mpamvu nibiza kumukundira
Christopher ajya kubishyiraho umucyo biraza kujya abapolisi hano baba buzuyemo abapolisi badukunda nk'ukuntu bakunda inkweto zifunze z'amarasi. Fata ijambo Okay. Shadibu. Jewe rero mbaye ngiye Godfa kuko ngenda zinduka njya mu kazi. Thank Haryo you. urakora. Nibyo. Urakoze Jiha. Wakoze cyane. So Sawa. Shadibu. Oui, Waravuze ngo iki? Christopher yahageze? I guess. Christopher yego ko ariko mwagiye muri kitiko. So Christopher nibigukundira requesting ushyira umucyo kuri ibi bintu if you can, ariko nibona bitanagukundira cyangwa utabishaka it's up to you, nabyo nta kibazo. Ariko niba bigukundira ngwino uduhe umucyo ibi bintu bive mu magambo kuko bivugwa ko bivugwa ko tugeze n'umupolisi ibyo azavuga mu gihe atabashije kuboneka Christopher akaboneka nuvuga ngo abapolisi bagiye kujya babona Christopher birukanye cyangwa bagiye bamwandikira ntabwo baje bamwigirizaho nkana kandi maybe uyu muntu ngaho ariko nawe wibaza n'abafana biwe baba disappointed, so birababaje ariko gufata umuntu ukamuvana mu kazi akaba mayibobo umuhanzi yakora ngo akaba mayibobo. So abantu muri kunyandikira ibintu biri negativite kwa Christopher ntabwo nza kubivugira mbere y'abafana bimwe ukatsindwa n'Imana mwenda bahakaniye, ntabwo ngiye ndanga kugira ngo noreke izina ry'umuhanzi, ntabwo nabikora. Abantu muri kunyandikira ibyo bintu mugende mu bigumane. Ikintu na kimwe nababwira ni iki, ukuri kuri aha ngaha Christopher ntekereza ko niba ashobora kubishyiraho kuri abishyiraho kuri kandi nabyo natabishaka akoresha iyo konte. Reka nze scrolling ndebe kiri mune mwe muri kumurebara Shadibu hamagare kapiteni n'ibitaza ngiye mbanga ngende n'izindi gahunda ngomba kujyamo. Mvuze ko ngukunda bati nene wamenye. Mwihangane gatoya kandi nushaka kugenda tumuka agere ntaho twafatiye anga ntaho twafungiye, ariko nongere nibutse ko niba hano hariho umuntu wowe muntu uranga uri mu nzego zawe uranga ufite masters urahanga uri umudektora uranga ufite projet ugiye gukora ukaba uraye iri joro uri muri ibi bintu nkubwiza ukuri ko warize kuri buruse ya leta. Niba warize kuri buruse ya leta uraha utarishyura ideni ukaba uraye ijoro udashaka kuryo wishyura amafaranga y'abandi, ufite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. Abantu bati Godfather nyina wa Bizuru ni gatiki ninde? Nyina wa Bizuru n'uyu nguyu nyina wa Bizuru, uyu niwe nyina wa Bizuru. Mbere yuko mpereza Ben ijambo, uyu niwe nyina wa Bizuru. ariko umuntu ujunyosha afite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru. araharukoshya nyina wa Bizuru araharukoshya wa Bizuru ngo yari umurozi yateguye kwica umuntu bujya umwana we. Umwana we yavuye ngo kwishura afite icyaka asanga igikombe kirimo ikigage kiri kubira umwana barakiteruye no kumunwa ntabwo yasanze hari n'ikirozi kimeze ukuntu yakimize umunota mu cyagaze mu nago. Okay, ngibi ibibazo mufite abantu mutarishyura ideni rya leta mwarize kuri buruse ya leta ibishyura ntabwo mushaka ko umuntu abanyu baziga. Ben fata ijambo tugitegereje Christopher nazo gutse tuducaho. Murakoze Godfather. Nakurikiye bamwe bari gutera amabuye Christopher, abandi bari kuvuga ibindi bishakiye, ariko Christopher ntago mwamutera amabuye kuko hari igihe yaba yarahozwaga ku nkeke n'uwo muntu. So ikirindiriye murindire ubucamanza kandi nangwa murindire Christopher abahereza umwangaza kuko nicyo kintu cyonyine cyadufasha. Kandi nawe ari wowe umupolisi akaguhagarika bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane aguhoza ku nkeke umuhereza iyo 20,000 nta kindi wakora.
oya nibyo kabisa. kuko Christopher ndumva yuko atakoze ibyo ngibyo ari ubwa mbere. Oya njyewe uriya muntu arabisobanuye impita mbibona ko bitari ubwa mbere. Ntabwo wahura n'umuntu bwa mbere ari bwo bwa mbere muhuye akaguhagarika ngo ibyo bintu bimukore, ntabwo bishoboka. Biragaragara ko uwo mupolisi kabisa yamuhozaga nawe ku nkeke, ahora kabisa mwaka amafaranga, mbega yaramuzengereje. Kwa kundi nyine ufata icyemezo bwa nyuma uvuga ati sha noneho nanjye reka nze nkomeshe umupolisi aranzengereje. kuko sinzi ukuntu Dr. Maître Abe yavuze, urabona biriya bintu bibaho kenshi, akagusaba nimero akagira ute, ariko that's the way even they ask for corruption, urumva. So ariko biriya ntabwo ari ibintu byakagombye kuranga umuco nyarwanda. Bakagombye kuzajya bakora akazi kabo, yumva umushahara utamuhagije kuko yiba leta. Iyo afashe iyo ruswa aba yibye leta, aba yibye amatike ya leta, aba yibye trésor public. So niba yarabikoze uwo mupolisi Christopher nta wundi mugambi mubi yari amufitiye amuhoza ku nkeke, ndumva afite rezo. Turindire ubucamanza buzamugira umwera nangwa bumukatire. Inde uwo wasigaye inyuma mu bihe, umupolisi yarakatiwe arafunga umwaka, arangije batumura kabutindi bayivana mu kazi. Ubu ngubu ni mayibobo. Uwo nguwo niba yaratashye ubwo icyaha cyaramuhamye, kuko cyaramuhamye. So ariko urukumva nyuma yaho kugenda aseparatinga cyangwa agenda azunguruka avuga ko Christopher yamwirukanishije mu kazi kandi amubeshyera, yamwohereje amafaranga atayamusabye. Urukumva nyuma yo gufungurwa arimo kwangiriza izina rya Christopher cyangwa arimo gushyira izina rya Christopher mu kaga. That's why we are here. Arasubira mu buroka ahubwo. Reka turebe niba ntuza aboneka, reka nze nongere rimwe. Hanyuma murebe iyo tweet ya Museko nashyize hejuru muyigire. Murebe iyo tweet ya Museko iri aho hejuru, mugire ikintu muyikorere retweet, mushyiraho ama like, ntawamenya. Isimbi ifata ijambo nyampi. Isimbi ijambo ni ryawe. Mwiriwe Godfather. Mwiriwe n'abandi bose bakurikiye. Nanjye ndashaka kuvuga gato kuri ibyo bintu bya Christopher. Umuntu ajya kugira, nanjye hari abapolisi bajya bamagarika bakaba ko imodoka yanjye barayizi, kambwira ati imodoka yawe twarayibonye mu binyamakuru ibiki n'ibiki, bakaguhagarika. Ikintu baba bashaka iyo bahagaritse umuhanzi ahanini baba bashaka friendship. So ikintu nagira n'abandi bantu inama, nimba umupolisi aguhagaritse nta kibazo ufite, namwe ntabwo mujya kuba aba friends kugira aho bigeraho aguhoza ku nkeke, nuko nawe ubuzi ko hari amafuti runaka ufite uri gusasira. So ikintu nagira abantu inama nuko bareka gucross. Nimba umuntu aguhagaritse fine, nanjye bajya bampagarika pe, bashaka no kunyisuhuriza akansuhuza, ariko hari ukuntu uganira n'umuntu ukamubwira ukamakinga ashobora ko mudacrosinga boundary, kuko bariya nabo ni abantu after all. Turi mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka gutekereza wenda ukamejaringwa n'abajene, ukareba umushahara we nangahe, kuba yagusaba fanta ni umuntu nawe birashoboka. Ntabwo ndi kuguhagarikira ruswa, ariko nawe wijya kugera kuri level umuntu agushyira muri situation utazabasha kwikuramo ku buryo usigaranye amahirwe ya nyuma yo kujya kumurega. Uko ntabwo muhura rimwe ngo ahite ngo mujya kuregana, oya muba mwarabanje kuba aba friend, aguhamagara ukabitorera kugera aho utakibasha kubitorera. So namwe nimukishiye muri iyo situation kugira ngo ubutaha utazashiduka ari ayo mahitamo yonyine yanyu musigaranye yo kumujyana kuri polisi. Ni icyo numva njye nabivugaho. Muri kunyumva? Shunge ndimo ndakumva. Turi kukumva cyane. Je numva ari cyo nabivuga. Ahanini bano bantu bahagarika aba influencer, abashaka ko mabigiraho bagacrosinga boundary, ariko mudacrosinze boundary ntabwo mwajya kugira ahantu mwisanga muri iyo situation. Kuko ndakeka ko na Christopher ubwe atatishimiye kujyana umuntu kuri polisi kuko ugiye kwangiza future, ariko wamugize comfortable mukarinda mucrosinga boundary, birangira nta yandi mahitamo ufitemo, kuko hari abamenyerana pe. Njye hari uwo nabwiye ndamubwira, rero mwana, nimba imodoka yanjye nta kibazo ifite sinzongeye kukubona umpagarika muri iyi mihanda.
ntabwo buri munsi uko nguciyeho nagusuhuza. rero urumva si aho ngaho kiri aho ni ukuvuga ngo twumvikane ikintu kimwe. Ubundi ibi ngibi ntabwo ahandi ntabwo bibaho, ntabwo bibaho mu bindi bihugu. Njye ntabwo n'ishyano bibaho. umupolisi mu muhanda yaka nimero, nta hantu bihuriye. Umuntu wambaye umwenda w'akazi njye hariho nabwiye rwose ndamubwira ati ntabwo buri munsi najya mpagarara, nimba mfite ikosa nyandikira, nimba ntarihari dukomeze nzajya ngupepera, ariko buri kanya ntiwampagarika. njyewe bari bageze ahantu bigera n'aho bamenya n'imodoka y'umugabo wanjye ku buryo nawe iyo bamubonye nawe bamuhagarika bakamusuhuza. Ndavuga this is too much. ndamubwira rero guy you are crossing boundary, nakubashye ariko aho bigeze ntabwo bikunze, ntabwo buri kanya wajya umpagarika. ubu nimba mfite ikosa unyandikire, nimba ntarifite duciringe tuba aba friend, ariko uri gucrosinga boundary. So nawe rero ntukemere ko umuntu acrosinga boundary kugera aho birinda bigera kuri iyo stage, ko nabo baba bagize imana, afite power yo kubona uwo muntu yifuzaga kubona. ni ukuvuga ngo bakoresha power yabo mu nyungu zabo bwite, bakoresha uniform. Ibi bintu rero urumva ko Christopher tumurambike hasi. Abantu bari aha ngaha tubyumve neza, niba ari uko bimeze Christopher tube tumushyize hasi niba ari uko biri. So reka twihute. Yo, actually iyo nkuru ya Christopher imaze igihe uko mwene byagenze, yaba uyu mupolisi yaba Christopher. Actually Christopher we yagize ubwoba, ageze imbere aravuga ati uyu mujama ngiye asabye muhe amafaranga kandi asanzwe anzi, ntashobora kubona mu mutego nkayamuha arangije akandipotinga. ahubwo Christopher ahita amuripotinga, aravuga ati hari umupolisi asabye ruswa, yampaye nimero ye mwohereza amafaranga, ngaya ndayohereje. So none se iyo nkuru uri kuvuga niyo uzi cyangwa ni byo upfa kuvuga ngo byagenze gute? niyo nzi uwo mupolisi yari amusabye ruswa. iyo nkuru ya Christopher wowe urayizi? ndayizi rwose. Siko ari mu Buhinde iby'u Rwanda bimenye uti oya uretse ntabwo rero numvise niba bizi, bashaka kumva umuntu ubizi ubihagazeho. ngaho ngeze ndi kukura ko ngaho njya mbere. Tubwire rero none ubu nanjye nibwo ngiye kumva inkuru yose ku muntu yizi. Hano warahuye na nyirayo? Njye nahuye na nyirayo, ariko reka none numva uwayimenye wenda aribwo biri buhure. Okay uri so jya mbere. Okay, iyo nkuru first of all Christopher ntago uyu mupolisi yamubesheye, yamusabye ruswa. Abapolisi bo mu mihanda ntago ari bose bajya basaba ruswa, ibyo mwese murabizi. kandi noneho babonye uri umuhanzi, hari abahanzi benshi n'ubu muri iki gihe mu minsi ishize perimi za Congo bazikuraho bajya batanga amafaranga kubera ko bari bafite izo perimi bakuye muri Congo. So ariko ibya Christopher ntabwo byari ibyo bya perimi. Christopher nawe yari mu ikosa, ntabwo yari yambaye umukandara. Then baramuhagarika, bamuhagaritse umupolisi baravugana aramubwira ati okay nkubita akantu nkuri kugende nta kibazo. Christopher aramubwira ati okay mpa nimero, amuha nimero. ariko ageze imbere aratekereza ati shobora kubikora bakandipotinga, kandi urabizi gutanga ruswa n'uwuyisabye bahanwa kimwe. ubwo icyo yakoze we avuze ati ngiye Imana ishimwe muvuye mu maboko, ahita muri potinga aravuga ati hari umupolisi asabye ruswa, ngiyi na nimero yo ya telefone, namwohereje amafaranga ngana nuko. So Christopher byanamugizeho ingaruka, kuko abapolisi bose bakorera mu mihanda ya Kigali bahise bamumenya. niyo bari kuvuga bavuga ati umva utaba umeze nka Christopher, byamugizeho ingaruka mbi, kuko bose bahise bagenda batanga amakuru bimusaba nawe kujya agenda yigengesere ku buryo nta kosa na rimwe yakora mu muhanda. ngayo nguko ndandazamuka. ubwo urumva ko wabyumvishe. noneho ntabwo dushaka kugira ngo ingaruka byagizeho Christopher ko yatanze amakuru. Murabizi dufite iki kibazo. Christopher yahuye n'ibibazo nk'ibya Mutesi Jolly. Mu Rwanda ukoze ikintu kizima cyangwa utanze amakuru ku kibi agatangira amakuru ku gihe niwe ikibazo muri sosiyete. Ntabwo twifuza ko Christopher agira ikibazo yagize muri polisi, ntabwo dushaka kugira ngo akigire no mu bafana. So turashaka kugira, ariko ku ruhande rumwe naboneka biraza ko ari byiza, ariko natanaboneka murabizi abahanzi bahangaba. Ese ko wanditse ko ugiye kuza kuvuga none uraje wibyimbije?
abantu baranga bari kuryama ku izina ryawe ryari ryaranazimye nta n'izina ufite dore akaririmba asohoye ejo bundi ko ntabwo kamugeze uri aha ngaha turi kuryama ku izina ryawe ritakibaho nta n'ubwo ushaka kuza kugira ngo nawe uze urivuge ndanda wari uri muri iki kibazo ibintu wabivugaho iki ariko mani actually ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye kuri Christopher ni ukuvuga ngo wenda kuri uwo mupolisi we kuvuga kuriya n'ubundi ntabwo yabura kubivuga nyine nk'umuntu uri gutera imigeri ntabwo ntekereza ko icya mbere ubutabera bw'u Rwanda ukuntu burakora kandi ntabwo bwibeshya kenshi ikindi nk'abantu bari muri ziriya nzego hari byonyine kuba bakuripotinga byonyine burya inshuro nyinshi bashobora kuvana mu mwanya bitavuze ko bagufunga ariko mu by'ukuri Christopher wenda ikintu yakoze yabikoze uriya yamusabaga amafaranga n'ubundi ngo nko kuriya Isimbi yavuze akenshi abapolisi hano baraguhagarika bakakubwira ati ugasanga ngewe ko bahagarika nka rubanda rugufi ntabwo ariko bahagarika umuntu w'umuserebure ntabwo ariko bigenda bakamuhagarika agasanga ni umuntu uzwi mu kanya bagaciringa akamubwira ko isava wakomeza ejo bikazagera ni kuri urwo rwego byabaye na Christopher rero bafite ukuntu bashobora kukwaka ruswa mu muhanda akaba yakubwira ati wowe nguhaye nimero urabigenza gutya ubwo ni uburyo bumwe cyangwa se wowe ugende ahantu hazwi runaka uri kutubwira ku kibazo cya Christopher uri kutubwira muri rusange yego nicyo ndi kubabwira okay Christopher ngo akaba yakubwira ati hano hari ahantu hazwi abapolisi bo mu muhanda aho baba bagushyize aragenda akigatereye aho hantu akaba yavuga ati hano hari wenda akabari kazwi hari alimentation izwi genda urebe umuntu urimo bigenze gutya rero uriya amafaranga amaze kumwaka amafaranga undi ageze imbere ashobora kuba umutima wari umukomanza akavuga ati ushobora kuyamwoherereza akaba ari umutego banshyizemo nayamwoherereza we ahubwo bakamfata ko natanze ruswa nibwo rero yagiye kugira ute yagiye kuripotinga we direct ko bamwatse amafaranga ntago ari ukuvuga ngo wenda yabikoze nk'umutima we ni kwa kundi umuntu aba afite amahitamo yonyine ari amwe yonyine umutima ukamubwira ati okay urayatanga nuyatanga bakuripotinge cyangwa se urajya kuripotinga ahubwo ko bakwatse ruswa uyatange ni muri ubwo buryo yatanze murakoze harya Godfather nk'umuhanzi wanyandikiye umbwira ko ufite amakuru kuri ibi bintu ari bije kuvuga ese amakuru yimvaho tubwiye ni ayahe ngewe nkubwiye uko yatanze amafaranga nyine none se iyo kesi nyizi turi gusubiranamo Isimbi uko yatanze amafaranga bamusabye amafaranga agenda avuga ko byabereye reka dukomeze nta makuru bifiteho ahubwo aje akabivuga nka Christopher kuri celebrity reka tubyihorere reka dukomeze ikiriho reka dukomeze ikintu nshaka nuko tudafata iyi kesi ariko se mwareka kumvugiramo muko mwaniganye inka fata jambo nyakubahwa icyo mvuga ni kimwe n'iki ntabwo nshaka kugira ngo Christopher niba nkuko babitubwiye ko byamaze kugira Christopher aho ingaruka mu bapolisi asigaye agenda ameze nka intifada igeze muri force y'abanyayisiraheli reka tubigenze dutya tuvuge tuti Christopher ntabwo ari we ufunga ntabwo yirukanishije umupolisi mu gipolisi kuko polisi iyo umuntu akoze icyaha uyu ndanda ikintu avuze twumvishe cyangwa ngiye nemeranya nawe mu magambo make yavuze n'ubwo yambwiye ngo afite amakuru kandi nkaba nsanze ntayavide nuko muri polisi cyangwa mu zindi nzego izi za gisirikari iyo ukoze ikosa nko mu muhanda bakora muri traffic cyangwa bakora muri military police abo ni abasirikare bano bakora mu mihanda iyo akoze icyaha ntabwo bahita bamufata ngo bamwirukane cyangwa bamufunge no bamanza bakamuhindura deployment bakamuvana muri iyo field ya traffic bakamujyana nko muri force yindi akajya kurinda utugari akajya kurinda meya akajya kurinda ku mapirizo y'abapolisi hari izindi departement nyinshi ntabwo bahita bamwirukana bivuze ngo uyu nguyu kwirukanwa kumufunga yamara gufungwa akirukanwa nuko polisi cyangwa inzego zamuyoboraga zasanze uyu muntu yari asanzwe gukora ibyo byaha babona batakimukeneye muri polisi birukana ubuzire twumvikane rero
Christopher ubu ibintu yakoze nkuko turi kubyumva, abafana bari ahangaha cyangwa n'abandi bantu ndabizi, ama YouTube channel mugiye kugenda, reka twumvikane rero, za YouTube channel mugiye kugenda hano mwandike ngo Christopher ngo yirukanishije umupolisi, ndabazi mwebwe n'ama YouTube channel yanyu mutagira content, mutunzwe n'umwanya dukoresha ahangaha, ntimugende ngo mujye guhindanya izina ry'umuhanzi. Dore namwe mbagira ngo mwahanzweho na roho mbi, mupfa kubona inkuru nk'iyi ngiyi mukagenda kugira ngo ikurishe. Ubu mugiye kugenda kuri ma YouTube channel muti Christopher umugambanyi wagambaniye umupolisi arirukanwa, ndabamaganye ntimukoreshe iyo nkuru. Christopher ntakoze yakoze kuko tubyumvishe, ntabwo Christopher yirukana, kandi dushimira inzego z'umutekano, inzego za polisi zidakanjamanwa. Umupolisi yakora ibya amanyanga nk'aya ngaya bagahita bamufata bakamuvana muri bashaka igipolisi cy'umwimerere, my friend, nta ruswa. Ibi ngibi bihita bitwereka ubudasa bw'inzego z'umutekano. Ntabwo bashaka gukorana n'umuntu uranga ufitemo burimanganya n'akabira cyangwa uhungeta abaturage, abaka ruswa, banakamata mayibo banatowa akavamo. Nibyo bakoze. So niko bimeze kuko ntabwo ntekereza ko Christopher yabwiye abantu ngo bamwirukane cyangwa bamufungiye, oya. Kandi polisi ntabwo ntekereza ko yafashe kese imwe igahita yifatiraho yirukana umukozi wabo mu kazi. Ntabwo ntekereza ko ariko biri. Rero wa mupolisi we Brian, umupolisi waje kugushaka, niba kuki abona ko ibyo Christopher yamukoreye bidakwiye kubera ko atajuriye akagenda agasubira mu nkiko kuburana, icyaha cyaramuhamye, arafungwa, afunguwe, abamukoreshaga baramwirukana. Icyaha cyaramuhamye pe, nazibe rero nani batashobora niba icyaha cyaramuhamye kuko kugira n'ubundi ndabizi neza yuko wenda polisi we yenda yari n'umupolisi mugenzi wabo ufunzwe banabikurikirana kurusha uko umuturage nkanjye nafungwa ngo wenda byihute cyane. Ndabizi neza ko ubwo nabo babanje bakamugenza kabisa, bakabona koko yazengereje umuntu, cyangwa se niba koko yari byo wowe wundi, ni uko numvisha inkuru ebyiri zitandukanye. Godfather, abo bantu Yambwiye ko baje umupolisi nyuma ntago bazi umva ibyo bavuga, ahubwo baje gukavaringa Christopher. Ntago Christopher yahise abikora ako kanya, ahubwo wasanga uwo mupolisi yari yarabigize akamenyero. Icyo twacyumva none se ntabwo mubyumva nyine. Abantu hano baje ariko nanjye wiriso, abantu hano baje bakavaringa Christopher, ndakureba nkakwibwira. no abantu baje bakavaringa Christopher. None se ntabwo Christopher ari kumwe na Wilson muri Canada? Uretse gato ngiye nababwiye ntabwo yewe reba umwanya twahaye Wilson, ariko Wilson uzi ko uje guhimba inkuru hano ukaza ukatwifatira ukatubwira ibintu wishakiye ukatubwira ibintu bitabayeho. Christopher ari muri Canada, Christopher ari muri Canada, kandi Wilson agomba niki. Ariko reka nkubwize ukuri, ngiye kugeza aya masaha turajyana n'ibyo ngiye aya masaha impamvu ndi buze ntabwo ngiye Christopher ko atakeneye nta n'isoni Wilson ari no guseka nyine. Abantu baje bakavaringa hano ikintu tuza kureba hano, twumvikana ikintu kimwe. Nese Godfather, nose Brian, ntabwo mwizera inzego, baramufasha baramufunga, gutega imitego yawe ndabizi nawe baramurekura. naza ugatega imishuri tugende Ibyo ngibyo se byaba byarabaye Christopher n'igiki ku buryo yafungisha umuntu? waretse kumvugiramo. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntituza kwitegereza polisi umwanya w'akazi mwambaye uniform, icyo muri mu kazi ni amasaha y'akazi, icyo mukenewe no gukora akazi, ntabwo ari gushaka friendship mukoresheje umwambaro wa polisi. Mwaka basitara amanimero mushaka kugira ngo mumenyane nabo, uzi ko ari ukumenyana n'abantu ku gahato. Ubu wakwegera Christopher wambaye sevira mu polisi we ntabwo komiki cyangwa ababonsa ntibakunobe. None wowe urashaka kwisha mu mwenda kugira ngo ugire Christopher inshuti yawe cyangwa n'undi muhanda ubone isimbi uko amubonye kuri YouTube cyangwa kuri Instagram, ufatisha umwenda w'akazi uwukoreshe kugira ngo umenyane n'uwo muntu. Ibaza umunsi wawe n'akasa mutwe uko ntatwara imodoka nta na perimi ngira. So twumvikane rero iki kintu ku ruhande rumwe, Christopher niba iyi kese ariyo yafungishije uyu musore Christo ataraguhunze ingese kuva mbere, ntabwo nza koza nganga mvuye ngo Christopher ngo urumva mwigeze mu bafata side se ndi ufata side ngiye nyoboye space. Niba Christopher nawe reka nkubwize ukuri mu bapolisi, ubu polisi menya ko abapolisi bo mu muhanda Christopher arengana, urumva? Christopher arengana, Christopher ajyana na nimero za RIB n'iz'abayobozi, urumva? Christopher ni umunyamuntu wa polisi bose bavuga. Uretse gato noneho ndasetse ndapfuye. uretse gato Christopher ubu uvuga ngo
rega buriya rega mubwire murabivumbuye Christopher ararengana Christopher ariko ibaze Christopher mama ibaze ko mubivumbuye ku munota wa nyuma Christopher ararengana Christopher arifata agafata nimero ugahamagara ribu mama ubwo bivuga ko hari umupolisi ukubangamira ntuvuge ko umuhaye ruswa muhungu ni ukuvuga ngo aha ntabwo tuvuze ko ari Christopher ni ukuvuga ngo polisi zo mu muhanda ubu Christopher Wilson ntavuze ko Christopher ngo ari we rugero rwo muri polisi ngahibaze Christopher nutwara wasi igihome Christopher wananiwe kuririmba ukajya kurega polisi bana ntabwo we ngiye ngomba gufata Christopher arengana oya Christopher arengana Christopher atangiye amakuru ku gihe reka nta mpamvu yo gufata sayidi Christopher ndinde ushinja Christopher atangiye amakuru ku gihe ntabwo tuzi sayidi ya Christopher nubwo turi kuzana ubwo bakaza bwakinade uyu ninde noneho mu buzima bwanjye ntukatse ngaho uyu ninde so ahangaha rero nicyo nari kubabwira twumvikana ikintu kimwe Christopher ku rundi ruhande Christopher yarebye ibintu agiye gukora abona inyungu zirimo ariko ntareba n'ingaruka zirimo nanone uyu mupolisi aba asanzwe afite izindi kese ariko Christopher akoze ikosa ntabwo ibintu ari kubyiyitirira ngo bijye ku izina ryawe cyangwa se wa mugani wenda iyo amurega akavuga ati uyu muntu arambangamira buri uko duhuye arambangamira wenda ariko banamubaza se ati ubundi mu reka buhe tubaze ikindi buryo kintu agashaka izindi mpamvu avuga umva ikindi zitarimo kintu ndi wenda kwibaza amafaranga uretse gato ubundi polisi nabo ntabwo bagize ibanga ubundi amakuru bahawe mu ibanga bagejeje hanze bati bivuze ko umuntu wabo ndakumanura bamwirukanye ndakumanura si uyu muntu ninde babandi bashaka kwitsenaza hano baraza bakitsenaza se wowe ufite ijwi ribi ipu so urumva so tugiye gusubira inyuma tukareba Christopher ikosa ni ukuvuga ngo reka turebe kubera iki polisi hano yo itatanze umutangabuhamya wabo batamugiriye ibanga aya masaha Christopher izina rye rikaba turi kurivugaho hano muri kumva ingaruka mujye mubikira abantu bahereza amakuru ibanga Christopher atanze amakuru biri kumugiraho ingaruka ubu ngubu tuzi ko Christopher ari umunyamudomo Christopher nta banga agira n'umukobwa arongo yazamuvuga bakobwa mwirinde Christopher dore umuntu bahuye nta muntu bagirana ibanga yavuganye n'umupolisi aramurega baramwirukana ntabwo ndi kutara Christopher ni umunyarwanda mwiza atanze amakuru ku gihe atanga amakuru ayaha inzego Christopher ukuri kujya ahagaragara polisi yakaruswa barayirukanye reka ntabwo ngiye nshobora gufata sayidi ndafata sayidi se nkandi ubu ngubu mwe ngiye bagomba kubabwira sayidi zose mwe mukihitiramo mugafata uruhande mushaka Christopher sindi bumuvugire ntabwo namuvugira n'uwo mupolisi wakaruswa nyakupfa simuvugira urumva ngewe ndabaha amakuru nk'uko ari mwe murirobanurira urumva umupolisi ati ni ukuri kw'Imana yarandenganije namwatse nimero wazize ingaruka zo kutamenya umwuga wawe ugashaka guhuza akazi no gufana ibi ngibi uyu mupolisi niba ataratse ruswa hano yazize iki yazize kutamenya ibyo umwuga ngibyo ni we ukubaduteza ubwo se urumva natwe badushyiriramo imiyaga kubashyiramo imiyaga gute bazajya ubwo natwe bavuga ati umuhanzi wanyu Christopher ubu ngubu muri polisi uretse gato polisi n'abandi bantu muzakorana na Christopher business umwana mwiza mana yanjye ndabikundira mana yanjye polisi Christopher iyo umuhagaritse hamagara ribu ngo mwatse ruswa mujye ntimuza nta miyaga icyo ni kimwe none ntiyaretse umupolisi iyo umuhagaritse agahita ahamagara ubwo rero ntibazongere kumuhagarika ubu ni Christopher ngo iki bagiye kujya bamukanda ijisho ariko nawe tugaruke none ahangaha rero tuvuge tuti Christopher nk'abafana Christopher ibyo yakoze ntabwo abikoze Christopher nk'umuhanzi nubwo atakiririmba indirimbo asigaye aririmba indirimbo imwe ikaza nayo imeze nk'iri gucumba umwotsi Christopher kuririmba cyagiye twari twarakubuze wari uri kurega abapolisi tukabura imiziki waragiye kuregana n'abapolisi uri kurega abapolisi bakabirukana so ahangaha ku rundi ruhande tuvuge tuti Christopher ibyo yakoze nta kosa ririmo abantu mutabyumva nabi Christopher nta kosa yakoze Christopher of course n'umupolisi yaramuhagaritse akaba yaramaze iminsi amuhungeta urumva twumvishe testimony ya Isimbi n'abandi erega nanjye buriya nanjye nagize gutya barampagarika ashaka ukamoto umumotari uje intwara buriya afite ukuntu bajya bamuzoga nawe ariko nyine niki murumva ko Christopher nta kosa yakoze urimo kunyumva ariko Christopher ibyo yakoze yabikoze nabi watanze amakuru uyatanga nabi ntabwo amakuru agomba kuyitirirwa
wagombaga guprotecting izina ryawe ubu ngubu tukuzi none nk'umuntu se nanone w'umunyarugamba. kuri kuvuga ngo ntabwo yagombaga kuyitirirwa yari kuyitirira nde? Christopher ni umuntu w'umunyarugamba, ubu ngubu tumuzi nk'umuntu w'umunyarugamba utagira ibanga. Siko bimeze se? Ese tubeshye? ubwo none ushatse kuvuga yuko buri kintu cyose akoze nicyo yenda gukora yakivuga. Maze siwe muhanzi tuzi umukobwa bakunda n'abatarashakana twabwira. Erega nta